Mu buzima bw'urukundo hari igihe umuntu akunda undi akamubwira amarangamutima ye, ariko uwo akunda akamwanga. Biba byagenze bite? Icyo gihe birababaza cyane, umuntu akumva umutima urakomerekejwe cyane. Ariko hari n'igihe nyuma y'amezi cyangwa imyaka runaka, uwo muntu wakwanze agaruka mu buzima bwawe, agashaka kongera kugirana nawe umubano kandi ukomeye cyane. Iyo bibaye gutyo, inshuti bavandimwe, benshi bibaza bati nakora iki? Ndamwakira gute? Cyangwa se ndamwanga? Cyangwa mwemerera urukundo? Icya mbere ukwiye kumenya, ntugahubukire gufata umwanzuro. Ujye witonda gufata umwanzuro kuko ntabwo ubuzi impamvu n'ikimugaruye icyo ari cyo. Fata umwanya usuzume impamvu yagarutse. Ese yagarutse kuko yabonye agaciro kawe, cyangwa yagarutse kuko ibyo yari yizeye kuri wowe yabibonye, cyangwa se ibyo yari yizeye ahandi bitagenze neza? Gusobanukirwa impamvu yamugaruye ni ingenzi cyane. Icya kabiri ugomba kwitaho, wirinde kwihorera. Buri muntu wese wakwanze ntabwo ubuze impamvu. Ujye wirinda guhita wihorera ushaka kumwihimuraho. Banza utuze, utekereze, umenye impamvu, wirinde kwihorera. Hari abantu bavuga bati nanjye ngiye kumubabaza nk'uko yambabaje. Hari abavuga ati nanjye reka mukomeretse nk'uko yankomerekeje. Ibyo ntabwo byubaka. Kwihorera bishobora kugutera amakosa no kumva yuko ukoze ikosa rikomeye cyane. Ntukabuze undi amahoro kubera yuko ngo yayakubujije. Ntitukihorere inshuti bavandimwe. Icya gatatu, ganira nayo mu bwubahane, mumubaze icyatumye agaruka n'icyahindutse kuva igihe mwatandukaniye. Umuntu ashobora gukura agahinduka ndetse akanamenya amakosa yakoze, wenda cyaba ari cyo kintu gitumye agaruka. Icya kane, suzuma niba nawe ugifite amarangamutima mukunda. Suzuma niba nawe ukimufitiye amarangamutima mukunda. Niba umutima wawe waramurenze kandi ukaba utagishaka uwo mubano, mwihorera agende. Nta kosa ririmo kubimubwira mu buryo bwiza kandi bwubashye. Mubwire cyangwa se umugaragarize ko utakimufitiye amarangamutima y'urukundo. Icyo gihe biramufasha. Icya gatanu, ugomba kubaha no gukurikiza. Inshuti wowe uri kunyumva, niba uhisemo kongera kumuha amahirwe, ntukirengagize amateka yanyu mwaciyemo. Ntukirengagize ko yigeze kukwanga kubera impamvu runaka. Ahubwo amateka yanyu muyigireho, mwubake umubano mushya ushingiye ku kuri, icyizere no kubahana. Icya gatandatu ugomba gukurikiza, nshuti yanjye, iyo ureba ibikorwa kuruta amagambo. Biroroshye kuvuga ngo narahindutse. Uwo muntu bivuze ngo narahindutse. Gerageza urebe ibikorwa kuruta ayo magambo aba arimo arakubwira. Ariko impinduka nyazo zigaragarira mu bikorwa bya buri munsi umuntu azajya akora. Icya karindwi, ntukemere ko urukundo rugutegeka cyangwa se rugutera gutakaza agaciro kawe. Wibuke ko nawe ufite agaciro gakomeye mu buzima bwawe. Niba koko agarutse, si ukuvuga ko ugomba kwemera ibintu byose. Ntibivuze ko ugomba kwemera ibintu byose nta kubitekerezaho. Banza utekereze, umenye neza. Icya munani, saba inama abantu bakuze kandi bizewe. Hari igihe amarangamutima ashobora gutuma tutabona ibintu neza, tukabibona mu bundi buryo. Inama nziza ishobora kugufasha gufata umwanzuro mwiza kandi wizewe. Icya cyenda ugomba gukurikiza, nshuti uri kuntega amatwi, jya utekereza ku hazaza hawe aho gutekereza gusa ku byabaye. Ikibazo nyamukuru si uko yakwanze mbere, ahubwo ni uko mwashobora kubaka ejo heza hamwe mwembi, cyangwa mwabona mutabishobora ugahitamo kumureka akagenda. Niyo mpamvu rero
ujye ubanza utekereze ku hazaza hawe ndetse nawe, aho gutekereza gusa ku byabaye. Icya cumi, jya ufata umwanzuro ugushimisha kandi uguhesha amahoro. Jya ufata umwanzuro ugushimisha kandi uguhesha amahoro. Niba kumwakira bizagufasha kubaka urukundo rwiza, ushobora kubitekerezaho. Niba kandi ubona bitazagutera amahoro, ushobora kumwifuriza ibyiza, ugakomeza ubuzima bwawe nawe agakomeza ubuzima bwe. Inshuti rero uri kuntega amatwi, jya ufata umwanzuro ugushimisha kandi uguhesha amahoro. Niba kumwakira bizagufasha kubaka urukundo rwiza rurambye, ushobora kubitekerezaho. Niba kandi ubona bitazagutera amahoro n'ibyishimo birambye, ushobora kumwifuriza ibyiza, ugakomeza ubuzima bwawe. Mu gusoza rero, iyo umukobwa wakwanze akugarukiye, ntugahubukire kumwemerera cyangwa kumwanga. Fata igihe gihagije usesengura impamvu nyamukuru yamugaruye, urebe niba kuko yarahindutse, kuko wa muntu wari uzi imbere niko akimeze, wa muntu wari uteye kuriya niko akimeze. Kandi ufate umwanzuro ushingiye ku bwenge, aho gushingira ku bindi bintu bitandukanye bidafite agaciro. Ishingira ku bwenge aho gushingira ku burakari cyangwa amarangamutima gusa. Isomo ugomba gukuramo hano, nshuti bavandimwe, umuntu wese wakwanze ukabona arashaka kugaruka, jya witonda umenye impamvu nyamukuru imugaruye. Ubanza utekereze, ugishe inama abantu bakuru bizewe, ufate umwanya uhagije umenye koko niba wa muntu akiri wa wundi, umenye impamvu yatumye akwanga, umenye impamvu imugaruye ako kanya. Niyo mpamvu rero kubabarira ni byiza cyane, aho kugira ngo wihorere. Ariko kwizera umuntu nanone bisaba igihe kinini. Kwizera umuntu bisaba igihe kinini. Nubwo ushobora kumwakira mu buzima bwawe, ujye ufata igihe kinini cyo kumwizera kugira ngo mwongere muhe amahirwe urukundo rwanyu, wenda rugire aho rushingiye, wenda ruzagire byinshi birukomokaho. Murakoze gukomeza kubana natwe. Yari yacana yanyu mudahwema gukunda Lovetime/B. Kubo tubanye bwa mbere, mwibuke gukanda subscribe, comments, share na like. Mukomeze mugire ibihe byiza.